Alifika. Haleluya. Amen. Wakati alifika akikutana na Samueli, anamwanga mafuta, anakuwa mfalme, njo akasema kweli nimeona Mungu. Na wewe Mungu akuonyeshe leo mkononi yake. Ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze. Uyu munsi rero tubazaniye ijambo rishya, nizere ko muraza kuritega amatwi kugira ngo rigire ikintu ribafasha. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangelist Devota, ndatekereza ko mumuzi. Uyu munsi rero tugiye kuba turi kumwe. Mwibuke gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera kuri bose. Murakoze cyane rero, reka tumwakire ari tugezeho. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Amen. Mbanje kubasuhuza muranzi ku izina Mukakarangwa TV, Evangelist Devota, ndumwendo wanyu. Ndabashimira buryo mudukurikirana, buryo mudukunda, natwe turabakunda. Intego yacu ntago ari yindi, niyo kukomezanya, niyo kureba mbe hakorwa iki, niyihumure, niyibindi byiringiro, niyo kureba ngo mbese Yesu Kristo uko yarari kera n'uyu munsi niko akiri, mbese Uwiteka uko yakoraga kera n'uyu munsi niko akiri. Iyo niyo ntego dufite. Reka dusenge Imana turebere hamwe uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Turakunezererewe, uri Imana y'amahoro. Baba unaweza, jina lako litukuzwe, kazi yako ionekane mbele ya kila mtu yote mwenye anakutumikia. Tuko mbele ya uso wako, tunakuhitaji kusudi wakati hii ushuke, ukuwe pamoja na kila mtu kwenye yiko. Mwenye naikana Rwanda umubariki, mwenye yiko fasi runaka inje abarikiwe na weye. Kila kitu yote yenye yiko mbele ya kila mtu itoshe. Tunatosha vita za kila mtu mbele yake. Tunatia amani kwa kila mtu mwenye anakuamini. Baba, tuko mbele yako. Tunakuhitaji kusudi kila kitu yenye yiko mubaya toke mbele ya kila mtu mwenye anakuamini. Tulisha kuamini Yesu, na wewe utimizwe kazi yako kwa juu yetu. Tunakuita kusudi tuone baraka zako. Tunakuita kusudi tukuone. Baba, mbele yako njoo tuko. Tunaomba kusudi utusikie, usituache. Mbele yako njoo tuko. Tunashukuru jina lako. Kwa jina la Yesu umeshitapa msalabani limoya. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Hari abadukurikiye babumva Igiswahili, abumva Ikinyarwanda. Nari nsenze muri iryo sengesho ry'Igiswahili kugira ngo n'abacyumva babashe kumva isengesho. Kimwe nuko numva nshobora kujya mbwiriza mu Kinyarwanda, nkagira wenda n'ururimi rumwe navugamo, kugira ngo wenda niyo wavuga n'ijambo rimwe udukurikiye wenda abashe gukuramo n'ijambo na rimwe cyangwa abiri. Imana twishimire rero, dufashwe buri wese mu mwanya we. Imana ibwira Gideyoni, genda uko imbaraga zawe zingana, nanjye nzabana nawe. Imana irabimubwira. Imana ibwira Gideyoni, genda uko imbaraga zawe zingana, nanjye nzabana nawe. Imana ibwira Gideyoni iti, genda uko imbaraga zawe zingana, nanjye nzabana nawe. Imana ibwira abayisenga, mugende uko imbaraga zanyu zingana, nanjye nzabana namwe.
Imana ibwira abayisenga mugende uko imbaraga zanyu zingana nanjye nzabana namwe haleluya nanjye nzabana namwe Imana ibwira itorero mugende uko imbaraga zanyu zingana nanjye nzabana namwe Imana irabibabwira Imana ibwira abategereje mugende uko imbaraga zanyu zingana nanjye nzabana namwe Imana ibwira Gideyoni iti genda uko imbaraga zawe zingana nanjye nzabana nawe Imana irabimubwira yo nanjye nzabana nawe nanjye nzabana nawe amina haleluya Amen. Imana yabwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana nanjye nzabana nawe. Mungu akiita Gideon hakamwambia hivi, tembea gisi nguvu zako ziko na mimi nitakuwa pamoja na weye. Haleluya. Amen. Na wewe mwenye unatufuata, Mungu anakuita wakati hii. Mungu anakupasha wakati hii. Kimbia au tembea gisi nguvu zako ziko. Mungu atakuwa pamoja na weye na udukurikiye. Imana irakubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Imana irabana nawe. Haleluya. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bacamanza ibice 9 ibice 8 umurongo wa 28 haravuga ngo hanyuma Abamidiyani bacogozwa n'Abisiraheli ntibongera kubyutsa umutwe mu gihe cya Gideyoni. Igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40. Amen. Dusubiremo. Hanyuma Abamidiyani bacogozwa n'Abisiraheli ntibongera kubyutsa umutwe mu gihe cya Gideyoni. Igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Abamidiyani bari barahagurukiye Abisiraheli, bari barabasuzuguye, bari barabafasheho ijambo, bari babamereye nabi, bari baraberetse ko Imana yabo nta mbaraga ifite. Hari igihe ugera ahantu abantu bakabona ko Imana yawe nta mbaraga ifite. Hari ahantu ugera n'umwana akabona ko ya Mana wiringiye hari itabishoboye. Abisiraheli nabo bagize mu gihe Abamidiyani barabasuzugura, bababuza amahoro, barwana nabo, bababuza gusinzira, babura ihumure, ikintu cyagwa bakiruka, bakumva igisiga ngo barapfuye. Ibyo bahuyeho nabyo byari byinshi. Amen. Tukiri aho ngaho wenda, ese Gideyoni yatoranyijwe nande? Ni Imana cyangwa se n'abantu? Gideyoni rero aza gutoranywa n'Imana. Imana ireba Gideyoni, ariko Gideyoni mpamvu Imana yamutoranije ngo yabonaga bikomeye agasengesha Abisiraheli, agakunda gusenga Imana, agira ishyaka ryo gusenga Imana. Igihe cyose bikuyobeye ntugacogore, ujye wongera amasengesho.
agira ishyaka ryo gusenga Imana. Gideyoni agira ishyaka ryo gusenga Imana. Imana yitegereje uburyo atacogoye ngo atinye Abamidiyani, iramubwira ngo noneho nje kugukoresha. Nibwo Imana imutoranije. Imutoranije Gideyoni ni wa wundi wasabye Imana ibimenyetso. Aravuga ati ese ko nta mbaraga nifitiye ndashobora Abamidiyani? Ariko Imana iramutoranya. Bwira mugenzi wawe ngo Imana igutoranye. Imana igutoranye. Haleluya. Hanyuma arangije Gideyoni aravuga ati koko n'uwite kuvuganye nanjye. Aravuga ngo umva wite ngiye gufata ubwoya butose mbushyira ahantu humye, niba ucya hatose ndamenya kuri wite kuntumye. Buki arabikora biremera. Aravuga ngo ngiye gufata ubwoya butose mbushyira ahantu humye, buke hatose. Haleluya. Ahari hatose hagombaga kuma, ahari humye hagatoha. Aba ariko bigenda. Haleluya. Amen. Aragije yemera gukoreshwa n'Imana. Yemera gukoreshwa n'Imana. Haleluya. Ni warari Imana yamubwiye gutyo. Arangije Imana yamubwira ngo ndabona muri kumwe ari benshi. Yari afite abantu inzovu. Bivuze ngo abantu benshi barenze za miliyoni kure. Ariko harimo abavuga Imana nk'uko twese tuvuga ngo irera. Ariko buriya haje umuntu uvuga ngo abashaka gupfira Yesu bagihari haboneka umwe. Haje umuntu kubasanga ibintu wigize ni ibiki. Wavuga uti reka da niberaga kuri YouTube bari barambye ngo ngeyo gusa. Ariko bavuze ngo abantu bakora bavuga ijambo ry'Imana kuri YouTube baza habona bavuga aho babikuye. Wakumva n'abantu buriye indege abasigara ni babiri. Haza umuntu wawe atuhagiye hangaha usengera ati ndi umwadeperi cyangwa ndi umusiramu cyangwa ndi umukatolika. Ati vuga ishapure uko imeze, vuga isengesho ry'umwadeperi. Wasanga avuga ati jye nigenderaga mperekeje Vesitina ngiye kumureba. Abantu baba benshi ariko kwicaza Yesu mu mutima ni bake bamwicajemo. Gideyoni nawe yabonaga bose bafatanyije umubabaro n'imiruho, ariko siko bose banezezaga Imana. Imana yanga ko rero ibasubiza ngo batazirata imbaraga zabo. Hari igihe Imana igutabara amaboko yose yabanje kukuvaho, ahubwo niba uzi ubwenge ukabona umuntu amaboko yavuyeho uzamugira inshuti. Haleluya. Amen. Hanyuma Gideyoni rero arangije Imana iramubwira ngo ndashaka kujyana abantu ingabo 300. Gideyoni ati ngaho. Imana iti ndaje mbakwereke. Bajyane ku mugezi ngiye kubagerageza. Abajyana ku mugezi arabagerageza. Aravuga ngo abanywesha abaranywa amazi n'amashyi abashyira ukwabo. Abaranywa baje abatururimo nk'imbwa abashyira ukwabo. Mungu akichaguria Gideyoni na batu benyarenda nabo kwa ile vita. Lakini wakati Gideyoni aliona Mungu akimwambia shusha watu kumutoni wende wafikishe pale nibachague, yeye aliitika kwa juu. Alijua ni Mungu yeye peke ndio mwenye anaenda kubachagura. Kwa juu Gideyoni angelisema huyu ni mono wangu sitamuacha. Kwa juu macho yake inaona karibu, lakini Mungu macho yake inaona mbali. Ndio maana Gideyoni Mungu alimwambia peleka watu pale kumutoni uone gisi ndafanya. Na ndio vile Mungu akipeleka wale watu na Gideyoni, Mungu akatosha watu wenye anapenda kutumikisha ile vita. Hanyuma ngo Gideyoni amaze kuhabageza, Imana iramubwira ngo rero aba banywesheje amashyi abari bujyana nabo, abanywesheje ururimi baje abatank'imbwa abo bihorere. Hanyuma afata abo 300. Ntabwo bafashe imbunda ngo barwane, kuko Imana yarabwiye Gideyoni ngo nubwo ufite intege nkeya zenda uko imbaraga zawe singana nanjye ndabana nawe. Haleluya. Ajyana n'ingabo 300. Imana avuga ngo mufate ibibindi nimuriwe. Nibyo byonyine bafashe baravuza Abamidiyani bariruka, kuko Uwiteka ajyanye na Gideyoni. Uri kumwe n'Uwiteka muri iyi minsi, Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Abanzi bawe ntabwo Imana irabirukansa ibintu bikomeye.
barijyana bo ubwabo kuko Uwiteka ari kumwe nawe, arabiruka. N'ibibindi ni muri isengesho rya saa cyenda ryo mu gitondo ryo kwiyiriza ryo gusenga ubivanye ku mutima wihanye rirabatibikana. Haleluya. Wakati Gideon alikuwa mwele vita na wale batu yake, hawakugombana na masiraha, hawakugombana na kusema hapana. Mungu yeye peke ndio mwenye alifanya ile kazi. Wakati wa Midiani walisikia wale Waisraeli wanaenda kugombana, ndio wanasikia wanakuya, na ndio wanakimbia sana. Kwa juu Mungu alikuwa pamoja nao. Mungu akoye pamoja na weye mwenye natusikia. Imani ibe kumwe nawe wowe uri kutwumva. Imani ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hanyuma rero Gideon arangije aratsinda. Turasomye ngo bamara imyaka 40 bafite ihumure. Imana iguha ihumure imyaka 40. Urabamaze kwibagirwa ibikomere waciyemo mu myaka 20 irangiye. Imana ihumure wowe wababaye. Imana iguha ihumure wowe umaze igihe amashami yarakuvuyeho. Imana niguha ihumure nkuko yari haye Gideon n'Abisiraheli mu gihe basengaga. Imana iguha ihumure. Imana niyitanga ihumure. Yaritaze imyaka 40. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko Abisiraheli bose baza kuramya bakawurarikira ube ubana na Gideon umutego nabo mu nzu ye. Amena. Hanyuma Abamidiyani bacogozwa n'Abisiraheli ntibongera kubyutsa umutwe mu gihe cya Gideon. Igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40. Abamidiyani ntibongeye kubyutsa umutwe. Haleluya. Nanjye nzanye ijambo rivuga gutya ngo abakurwanya, abatafite gahunda nziza kuri wowe, Imana iguha ubutware ntibongere kubyutsa umutwe, aho kwiye guha ihumure. Igihugu cyacu Imana igihe ihumure. Mu rugo iwawe Imana ihashyira ihumure. Mu itorero Imana ihashyira ihumure. Aho ukora akazi Imana iguha ihumure. Aho wicaye Imana iguha ihumure. Imana ihabwe icyubahiro. Turangirije muri Zaburi tunasoma muri Zaburi 86 umurongo wa 17. Zaburi 86 umurongo wa 17 haranditse ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Amen. Kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Amen. Dusubiremo. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Amen. Nta muntu ujya umara undi umubabaro. Uwiteka ni umara umubabaro. Ariko iyo aje kukumara umubabaro areba uwakoresha akamucama akakumara umubabaro. Imana ikumara umubabaro. Imana Dawudi aravuga ati nubwo bamamagaye mu ishyamba. Ubwo Dawudi yari yaramenyereye ko bene nyina ari abasore beza baba mu rugo. Noneho imyenda itabakwiriye kuko bariye neza, bafite inda nini, umukandara wanze kubakwira. Babona kugira ngo bimure intoboro bakawuherereza Dawidi mu ishyamba. Noneho Dawidi bamutumye agira ngo agarutse kutaraza ya myenda baba bataye cyangwa bya bindi baba bamusigiye. Imana ikurinde ibisubizo by'abandi iguha ibyawe. Haleluya. Arangije aravuga ati Uwite dore n'ubu bantumyeho unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Ahageze ahura n'ikimenyetso cy'ibyiza bamusukaho amavuta. Abandi bose banze kubasukaho amavuta. Ahita b'umwami. Nimba warasenze ukabuzi kutegereje Imana maze igihe kinini, aho itegerereje hose Imana irambye ngo ninkubwire ngo ije kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza uhereye kano kanya. Haleluya. Amen. Dawidi aje ahura n'ikimenyetso cy'ibyiza. Haleluya. Amen. Wakati Dawidi alikuwa pale kwa ile shamba, walimuyita kusudi tena kuye kwabo. Walikuwa wanamuitia kumupatia mango ya nyirisha zeeka
kumpatia machakula yenye baribaki bengine, lakini alikuwa alishavizarau akasema ye Mungu watakuwa wananiitia kila kitu ya vile. Lakini wakati walimuita wanamtaka, akaomba ye Mungu unioneshe, haleluya, Amina, mkononi yako Baba. Wakati alifika, haleluya, amina, wakati alifika akikutana na Samueli, anamwanga mafuta, anakuwa mfalme. Njo akasema kweli nimeona Mungu. Na wewe Mungu akuonyeshe leo mkononi yake. Na wewe leo Mungu akuonyeshe macho yake. Na wewe Mungu akuonyeshe na mimi anionyeshe. Imani kwereke naje imani nyereke mu izina rya Yesu. amen. Reka dusenge Imana wowe dukurikira uherereye hose, ufashwe n'iri jambo nanjye ndafashijwe mu izina rya Yesu wabambwe. Amen. Data turagushimye, wagendanye na Gideyoni, warabye uburyo afite ishyaka ryo gusengera intambara cyangwa Midiyani bari barabaremereye, barabasuzuguye, uhita unamukoresha abari ucamo kugira ngo utange ihumure y'imyaka 40 ku Bisirayeli. Natwe hari ibintu bidutuze, hari uburwayi, hari ibibazo, hari ibikomeye. Nanjye ndaguhamagaye uyu mwanya umuntu wese udukurikiye kugira ngo umuhe ihumure kandi umwereke n'ikimenyetso cy'ibyiza. Tunaombea kila mtu mwenye anatufuata kwenye yiko, umuonyeshe naye upendo wako, akutane na weye. Kama yuko munzia mukutane, kama nagonjwa mukutane, kama narara mukutane, kama yuko na udhaifu msimamishe tena, tia nguvu mwake. Kama na kuchunga miaka mingi, kama na kuchunga siku mingi, umuonyeshe mkononi yako. Umuntu wese ugutegereje, imisi yose agutegereje, umwereke ikimenyetso cy'ibyiza Uwite. Nanjye ukinyereke ndagukeneye mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Murakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Imana iguha umugisha cyane kandi ubwenge bwawe bukomeze bwaguke, ujye ubona ibintu ubwira abantu natwe kugira ngo dukomeze kwizera Imana. Murakoze cyane.